hari ijambo rimwe sogokuru yambwiye, numva ambwiye ijambo ry'ubwenge. Yarambwiye ati, mwana wanjye reka nkubwire ijambo rimwe. Umuntu nakubwira ngo yibagiwe ikintu mwari muziranyeho, mwari mufitanyeho gahunda, ukumva arariterura arakubwira ngo yibagiwe, uzamenye ko yagusuzuguye. Ujye umusiba mu nshuti mwari muziranye, ujye umwibagirwa nk'uko nawe yakwibagiwe. Yampaye urugero rumwe, arambwira ati, ese mwana we, ubu Kagame yagutuma ahantu ukagenda ukagaruka ukamubwira ngo nibagiwe? Nako kantu yambwiye kandi numva karimo igitekerezo cyiza. Niyo mpamvu namwe mubona iyo umbwiye ngo nibagiwe, urebe mu bantu mwese muzi ko mwambwiye iryo jambo, nanjye nahise mbibagirwa, sinkibibuka kubera ko agasuzuguro nirwo rwango, nahise nanjye mbibagirwa. Murakoze.